tugomba kugirira Imana icyizere no mu bibazo byo turimo, tukizera yuko amahoro yose ashobora guturuka ku Mana. Imana itugirire neza. Iyo usomye ijambo ry'Imana muri Zaburi 46 umurongo wa 2 haratubwira ngo Imana niyo buhungiro bwacu n'imbaraga zacu, ngo numufasha utabura kuboneka mu byago ndetse no mu makuba. Nuko ngo amahoro y'Imana ahebuje rwose ayo umuntu yamenya, azirindira imitima yanyu muri Kristo Yesu, nimwo hari amahoro. Amahoro ye arinda ngo imitima yacu, ngo amahoro ye ashobora kurinda ubwenge bwacu. Icyizere gituje cyane yuko Imana igomba kuba iri kumwe natwe. Iyo atumye mvuka ntizandengera, iyo avuze ngo mbeho ntizantabara. Nubwo abantu bose banyanga, ariko nzi neza yuko Imana izankunda. Turabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Yesu ashimwe aho mutuye hose ndetse naho muherereye hose. Turabasuhukije amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe. Turi kuri kamera zacu za Bikorimana Ivan official kabisa, nta kundi nongeye kubazanira ijambo ry'Imana. Ndabizi neza ijambo ry'Imana ni ryiza, ijambo ry'Imana ryubaka umuntu, ijambo ry'Imana rihumuriza umuntu. Ariko ikibanze ndabasuhukije n'umutima wanjye wose, mwebwe mukomeje kutugirira icyizere mukanadukurikirana ku biganiro byacu byose. Yesu akomeze kubaha umugisha mwinshi cyane. Ndabizi neza yuko mufashwa n'ijambo ry'Imana. Ni ikaze muri uyu munsi wa none, mbazaniye ijambo ry'Imana rizima. Ijambo ry'Imana nahaye umutwe w'amagambo uri kuvuga ngo kubona amahoro muri serwakira y'ubuzima. Kubona amahoro muri serwakira y'ubuzima. Rero turasoma icyanditswe cyera kiri mu Bafilipi. Ijambo ry'Imana riri mu Bafilipi, ijambo ry'Imana riri mu Bafilipi ibice 4 umurongo wa 7 haravuga ngo nuko amahoro y'Imana ahebuje rwose ayo umuntu yamenya, azirindire imitima yanyu n'ibyo mwibwira muri Kristo Yesu. Amen. Turasubiramo. Nuko amahoro y'Imana ahebuje rwose ayo umuntu yamenya, azarindire imitima yanyu n'ibyo mwibwira muri Kristo Yesu. Nimwakire ijambo ry'Imana. Kubona amahoro muri serwakira. Ese waba ufite ibibazo bikaba ngombwa ukabona amahoro? Imana itugirire neza. Ubuzima bushobora kuba bwinshi cyangwa se ukanyura mu buzima bwinshi butandukanye. Ndavuga ngo ushoboka kunyura ubuzima bwiza cyangwa se ubw'ibibazo, ukanyura mu buzima bwiza cyangwa se ubw'ibibazo burimo umuyaga wa serwakira, burimo ibigeragezo bitandukanye. Ubwo buzima bujya butubaho, ndetse n'ubwo munsi turacyafite bamwe na bamwe turi mu buzima bw'ibibazo, bwo guhangayika, bwo kubura amahoro, bwo kumva natwe twiyanze, bwo kumva ibintu bitunaniye, bwo kumva imbaraga zacu zirangiye, bwo kumva ibyo dukora byose bibaye ubusa. Ariko nagira mbabwire ngo nk'abakristo, kuri twe nk'abakristo cyangwa se umuntu wizera Imana nk'abakristo, dufite ibyiringiro ku buzima bwacu. Dufite ibyiringiro ku buzima bwacu yuko ubuzima twaba turimo bwose turi muri Kristo Yesu, Kristo yashobora kuduhereza amahoro adasanzwe.
Imana ishimwe cyane. Mu Bafilipi rero iri jambo riratubwiye ngo Pawulo yatwibutsaga ko amahoro y'Imana adashingiye ku mibereho twaba turimo. Amahoro y'Imana ntabwo ashingiye ku buzima waba ubayemo, ntabwo ashingiye ku mibereho twaba turimo, ahubwo ko ayo mahoro ari imbere y'izo mibereho twaba turimo tubayemo. Mana yacu ishimwe cyane. Ni nk'uko wasanga ubwato bwigometse ku cyambu, icyambu gifite umutekano ndetse nta muyaga uhari. Niyo mpamvu natwe dushobora kubona amahoro hagati y'umuyaga w'ubuzima iyo duhanze amaso Imana. Wabona amahoro ute mu bibazo byawe? Iyo uhanze amaso Imana niyo ikuzanira amahoro mu bibazo by'uri. Ndagira ngo ibikugora ntabwo mbizi cyane, ibikubujije amahoro ntabwo mbizi, ariko muri Kristo Yesu nubwo waba ufite ibikugoye, Yesu Kristo yakuzanira amahoro hagati muri icyo kibazo kikunyiga, muri icyo kibazo cyagukubitanze. Umuhanze amaso akuzanira amahoro. Yesu ashimwe cyane. Ijambo rikomeye cyane. Tugomba kugirira Imana icyizere no mu bibazo byo turimo, tukizera yuko amahoro yose ashobora guturuka ku Mana, tukizera neza yuko nta bundi buruhungiro, nta bundi bwirukiro atari kuri Yesu. Imana itugirire neza. Iyo usomye ijambo ry'Imana muri Zaburi 46 umurongo wa 2 haratubwira ngo Imana niyo buhungiro bwacu n'imbaraga zacu, ngo numufasha utabura kuboneka mu byago ndetse no mu makuba. Numufasha utabura kuboneka mu byago ndetse no mu makuba. Pawulo ati rwose nukunga amahoro y'Imana ahebuje rwose ayo umuntu yamenya, azirindira imitima yanyu n'ibyo mwibwira muri Kristo Yesu. Muri Kristo Yesu nimwo hari amahoro. Imana ishimwe cyane. Iyo tuhanze amaso Yesu tubona amahoro. Amahoro ye arinda imitima yacu, ngo amahoro ye ashobora kurinda ubwenge bwacu, amahoro ye ashobora kurinda ubuzima bwacu. Bityo rero ibyo byose biduha icyizere gituje cyane yuko Imana igomba kuba iri kumwe natwe ibihe byose. Nta handi hantu washobora gukura amahoro atari muri Yesu Kristo. Ijambo ry'Imana ati ndi umufasha utabura kuboneka ndetse mu byago no mu makuba, mu kaga, muri serwakira y'umuyaga, mu bibazo uhura nabyo. Ihatire gushakira amahoro muri Yesu, ihatire gushakira amahoro ku Mana. Ijambo ry'Imana muri Yesaya 26 umurongo wa 2 umurongo wa 3, aho ngaho ijambo ry'Imana ratubwiye ngo ugushikamijeho umutima ngazakurinda ube amahoro masa kuko akwiringiye. Yesu ashimwe. Ushikamije ku Mana, Imana nayo igomba kuzamurinda kuko aba yiringiye. Ndagira ngo bwire ngo niwiringiye Imana, wiringira Imana izakurinda, izaguha amahoro. Nta handi umuntu yabonera amahoro ni muri Yesu. Mu gihe uri mu bibazo nta handi wakura amahoro atari muri Yesu. Uwiteka Imana abishimire. Iyo dusomye igitabo cya Yohana 20 umurongo wa 21 tubonamo amagambo ngo Yesu yababwiye abifuriza amahoro. Ngo Yesu yongera kubwira abigishwa bati amahoro ngabe muri mwe, nguko data yantumye niko nanjye mbatumye. Amen. Mbifurije amahoro muri Yesu. Shakira amahoro ku Mana mu gihe utewe n'ibibazo. Nta handi wabona amahoro atari muri Yesu. Mana ikugirire neza. Kubona
kubona amahoro muri serwakira y'ubuzima. Amahoro nta yandi wayakura uri mu bibazo uretse ku Mana. Hanga amaso Imana muri ibyo bibazo uzabona amahoro. Yesu azakurengera, uzitwaho n'Imana, Imana izakwitaho. Rero muri ibyo byose Yesu nabagirire neza, kandi Uwiteka Imana ibaha umugisha. Wicika ibyiringiro, wicika intege. Yesu Kristo abereyeho kuguhereza amahoro mu byago no mu makuba. Irememo icyizere yuko Yesu Kristo yaguha amahoro umushakanye umwete. Ndakwibutsa ngo umuntu ntiyaguha amahoro. Ndakwibutsa ngo nta handi wabonera amahoro mu gihe ufite ibibazo atari muri Yesu. Bantu b'Imana, mureke twiringire Imana. Waba ufite ikibazo cy'amadeni, ibintu byanze, nta wundi waguhereza amahoro. Nyine mu buryo bwo kwirinda kurwara puresha, shaka Yesu Kristo agucira inzira, agushirireho inzira. Waba ufite indwara yakubayeho igihe kinini, wanaciye ibyiringiro, muri icyo kibazo ushakira amahoro ku bantu ntago baguhaye. Mu bibazo nta wundi waguha amahoro mu bibazo byawe atari Yesu. Shaka Yesu Kristo araguha amahoro. Mu bibazo urimo wihatire gushaka Yesu, nawe araguha amahoro. Murakoze cyane, nimwakire neza ijambo ry'Imana. Yesu abagire neza abantu banjye, kadusenge Imana. Mu izina rya Yesu turagushimye kandi tuguhaye icyubahiro. Muri aka kamwanya tugushimiye yuko uvuganye natwe, yuko nta handi tugomba kubona amahoro atari muri wowe. Niyo mpamvu muri aka kanya nkweretse abantu bari mu buzima bubabaye, buzima bw'ibigeragezo, bw'ibyago. Ngaho rero duhe umutima wo gushakira amahoro kuri wowe. Duhe umutima n'ukuri gumatane n'ukuri n'amahoro yawe. Duha umutima wo gushakisha, bundi duhura n'ibigeragezo tugacika ibyiringiro, ariko twiyatiriye gushaka muri wowe hari amahoro. Ngaho rero Mwami, muri byose duhe n'ukuri umutima wo kugushakisha mu gihe cy'ibibazo, tugushakishe gusumba ibindi byose. Urakoze Yesu Kristo wa Nazareti, kandi yuko uje kuduha umwuka wera wo kudukomeza. Turasenze mu izina rya Yesu, amen. Amen. Yesu abishimire. Mwari kumwe na Bikorimana Ivan. Uwiteka Imana abaha umugisha. Reka tubonane ubutaha. Bye bye. Iyatumye mvuka ntizandengera, iyabuze ngo mbeho ntizantabara. Nubwo abantu bose banyanga, ariko nzi neza yuko Imana